twongeye kuguha ikaze nanone mu kiganiro baho neza twite ku buzima bwo mu mutwe. Turi kumwe n'abatumirwa bacu. Iburyo bwanjye ndi kumwe na Jean Pierre Ndagijimana, akaba akorera muri Solid Mind kandi akaba akunze kubivuga ati ndi umwegamirwa. Nibyo koko, ikaze mu kiganiro bwana Jean Pierre. Akaze. Ibumoso bwacu turi kumwe na Madame Gasanganwa Marie Claire, akaba ari Technical Advisor mu Mbuto Foundation. Kaze mu kiganiro. Dushimira abatumirwa bacu tugiye kubana muri iki kiganiro kugira ngo tugaruke ku nsanganyamatsiko twatangiye tubabwira. Uburwayi bwo mu mutwe bwigaragariza mu bubabare bw'umubiri ndetse cyangwa se mu burwayi bw'umubiri. Aha turaza kurebera hamwe isano iri hagati y'ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe n'ibibazo by'umubiri mu rusange. Dutangira n'ikiganiro cyacu, Madame Claire, twagira ngo mudufashe gusobanurira abakurikiye iki kiganiro ese mu by'ukuri biba byagenze bite kugira ngo umuntu agire ubwo burwayi, ariko mwatangira munasobanurira abantu imiterere yabwo. Ese ni gute umuntu yabutandukanya n'uburwayi busanzwe bw'umubiri buri physiologique? Murakoze. Urakoze. Ntabwo navuga ko ari ibintu byoroshye kubitandukanya, kuko umuntu muranyemera nifashishe indirimbo ya Maji. Yego, uvuga ngo umuntu ntabwo ari inyama n'amaraso gusa. Hari uburyo umubiri wuzuzanya, uburyo bw'imitekerereze, uburyo bw'imibereho. Abizi iby'umubiri w'umuntu muzi ko ufite uburyo uteye. Hari urwungano ngogozi, urwungano rw'inkari. Umuntu agizwe n'ibice byinshi byuzuzanya kugira ngo abe yitwa umuntu. Rero uko mu mutwe utekereza ibikubaho bigira ingaruka ku mikorere y'umubiri wawe. Ubwo ni ukuvuga ngo za nyama, ya maraso, wa mutima, za nzego zose zikugize, ntabwo icyo ubonye ntabwo ukibonesha amaso, ahubwo n'umubiri wose ugira uburyo ugirwaho ingaruka. Iyo rero tuvuze kuri ubwo burwayi, wenda akenshi niyo mpamvu tutabasha kubitandukanya. Wenda navuga ko hari icyitwa mu cyongereza psychosomatic disorders, zibamo ubwoko butatu. Harimo indwara z'umubiri zitera uburwayi bwo mu mutwe. Tuvuge urwaye kanseri, uribaza uko ejo bizagenda, ukagira agahinda gakabije. Ariko hari n'iziza ziri kumwe, zikazira rimwe, ukaba ufite uburwayi bwo mu mutwe ariko ukagira n'uburwayi bw'umubiri busanzwe. Hakaba rero n'ibyo abahanga mu kuvura uburwayi bwo mu mutwe bita, ubwo nyine wenda dushaka kwibandaho cyane, somatic disorders. Ni ukuvuga ngo aba ari indwara zigaragara nk'aho ari indwara z'umubiri. Ni ukuvuga ngo urababara, ugira ikibazo cy'umutima, ariko mu by'ukuri bituruka ku buryo bw'imitekerereze cyangwa ibyakubayeho bikagushegesha. Abanyarwanda nibo bakunda kwita ya mitekerereze akayita umutima. Bikagukomeretsa ku mutima ku buryo kubyihanganira bigora, ariko nanone ntujye ngo ugire bya bimenyetso tuzi ku ndwara zo mu mutwe zo kuba wakwiyambura ubusa, ahubwo bikabera muri wowe. Muri wowe ni ukuvuga ngo harimo izo ndwara tuvuga zirimo amoko atandukanye. Harimo izo twita somatoform. Ni ukuvuga ngo umuntu arajya kwa muganga, yivuza igifu, yivuza ububabare. Hari ububabare bw'umubiri, ariko muri make buturuka ku bubabare bw'umutima. Abababara koko wenda turaza kubigarukaho n'uburyo bafashwa,
ariko abababara kuko ntawe burya ngo hatakanye n'ubukozwe mu kinyarwanda niko bavuga ntawe utaka atababaye. Hakaba n'ubundi bita conversion disorders, ni uburwayi ushobora kubona umuntu agize nk'ibimenyetso, kwitura hasi ugagira ngo arwaye igicuri, akananirwa kuvuga, ukavuga ati wenda ijwi rye ryagiye, hari uburyo umubiri utarimo gukora neza, ariko muri make bihura na bwa bubabare bw'umutima, kwa kundi yashegeshwe n'ibintu binyuranye, bigatuma ushobora kugira ngo yarwaye igicuri, wenda niba yikubita hasi yarwaye kutavuga, ariko abaganga basuzuma bakabona nta gihari. Hari n'ubundi burwayi bugaragara nk'umuntu ahora yumva hari ahantu ku mubiri we hadatungana, bikamutera agahinda, kubabara, ku buryo atabasha no gukora ibyo yakagombye gukora, ibyo bita body dysmorphic disorders. Akumva ntiyuzuye, akumva hari ibibura, ariko hakaba n'ubundi bigaragaza mu buryo bw'ububabare nyirizina. Agahora arwaye umutwe udakira, ababara igifu mu ngingo, ku buryo wenda ngarutse kuri cya kindi wabazaga, akenshi bene abo barwayi ntabwo bahera ku kwivuza ibijyanye n'ibibazo byo mu mutwe, ahera kwivuza kwa muganga nyine hasanzwe, kubera ko arimo arababara umutwe, arimo arababara igifu. Hari igihe rero basuzuma bakavuga ati ntacyo urwaye, wenda bakamuha uduti tworoshya, ariko iyo bigiye bisubiramo kuko abababara, hari n'igihe bashobora kuba atuye arigira ibiki, ububabare ntiburimo. Ibyo rero bituruka hehe? Umubiri wacu iyo utewe uritabara. Uritabara ni ukuvuga ngo niba hari ikintu runaka kikubabaje, hari ibintu by'indengakamere byakubayeho, umubiri mu gifaransa wenda niko stress, hari ibintu byinshi by'urunyuranyurane birimo bikubaho, imitekerereze yawe n'imibereho yawe ntibibashe kubyakira. Umubiri nawe Imana yahaye uburyo bwo kwirwanaho. Muri ubwo bwo kwirwanaho hari imisemburo y'umubiri isa. Iyo misemburo rero uko igenda iba myinshi, igira ingaruka ku mikorere. Niba tuvuge ikintu kiguteye ubwoba, uzumva umutima urihuta cyane, ugatera wihuta. Ibaze rero niba biba buri munsi, ushobora kugira aho kumva ufite ikibazo cy'umutima. Niba ukabira ibyuya, ni ubwo buryo umubiri wirwanaho. Hanyuma hakaba n'ubwo ya misemburo ituma ubudahangarwa bw'umubiri bugabanuka, ku buryo umuntu ashobora kugira n'izo ndwara nyine biturutse kuri bya bindi byamubayeho mu buzima. Rero abantu ntibagatekereze ko wenda ari ibyo umuntu yigira, kubera icyo uriya ahora yigira gutya avuga ngo arababara, kandi kwa muganga bavuga ko aba ari ububabare nyabwo bukeneye kwitabwaho. Ndumva wenda ari icyo navuga, sinzi niba nshubije neza, ariko turunganirana. Turakomeza kugenda twunganirana. Arakoze cyane. Ntekereza ko abadukurikiye barushijeho kumva ko wa muntu twitaga ko arwaye negatifu, cyangwa se ko n'ubwo bubabare arishobora kuba budahari koko nyabwo, kuko muganga runaka atabonye bwa burwayi yaje avuga, ariko afite uburwayi bwo mu mutwe kandi akwiye no gufashwa. Dukomeza n'ikiganiro cyacu, Bwana Jean Pierre, mwadufasha kugira ngo abadukurikiye barusheho gusobanukirwa ese ubu burwayi cyangwa se ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe turimo turagarukaho muri iyo miterere. Mu by'ukuri mu Rwanda hano iwacu ni ihe shusho rusange y'uko ubu burwayi buhagaze mu gihugu n'ahandi wenda muri rusange, kuko akenshi abantu barabivuga tukaba twagira ngo ntago bihari, kandi ushobora gusanga aho ntuye cyangwa aho utuye cyangwa n'udukurikiye aho atuye cyangwa nawe ubwo ashobora gusanga ibyo bimenyetso hari uwabibonana cyangwa nawe abifite. Urakoze cyane kandi arakoze muganga.
ishusho akenshi nta nubwo n'ubushakashatsi bubasha kuyigaragaza uko iri, kubera yuko akenshi umuntu ajya nk'uko muganga yabivuze, abantu bajya kwa muganga, akenshi iyo agiye kwa muganga ajya kuri wa muganga n'ubundi bijyanye n'ububabare yiyumvaho bw'umubiri. Ubwo bubabare bw'umubiri niyo agezeyo hari ubwo muganga amubwira ati kora ibipimo byo kwa muganga, rimwe na rimwe bikamwereka ubukana ariko atabasha kubona impamvu yabwo biturutse mu buryo bw'umubiri. Aribwo cyagihe amubwira ati ariko uzajye kwivuriza hariya, akamwandikira agapapuro ati hariya muri iriya nguni hariya. Kenshi n'ayo mavuriro akenshi ari ukuntu aho bavurira uburwayi bw'ubuzima bwo mu mutwe bushyirwa ahantu yabona handitseho aho bavurira ubuzima bwo mu mutwe, atise kandi sinaje nirwariye umugongo, si igifu ndwaye, si umutwe ndwaye. Ntabwo hariho ubushakashatsi buzwi bugaragaza icyo kintu, cyane cyane mu Rwanda mu bijyanye n'uwo mubare. Sinzi niba hari imibare ihari, gusa hari imibare iri hejuru ntari buvuge kubera yuko atari ubushakashatsi fatizo, ariko bugaragaza umubare munini yuko umubare munini w'abaza no kwa muganga bajya mu bitaro kwivuza indwara zisanzwe, haza kugaragara yuko aho yakagombye kwivuriza ari ahandi, cyangwa se bitavuze ko ari ahandi gusa, ahubwo hagomba kubaho urukomatanye rw'ubuvuzi. Akenshi yuko ubu burwayi mwavuze burimo mwibandaho psychosomatic, akenshi nk'uko muganga yabivuze ni uburwayi buterwa imbaraga n'impagarara, stress. Ni ukuvuga ngo mu buzima bw'umuntu ubishyize mu byiciro by'impagarara, hari impagarara zisanzwe za buri munsi, hakabaho n'impagarara umuntu yavuga ngo zihanganirwa, hakabaho n'impagarara za rwicaruhoze. Izo za rwicaruhoze nizo zigenda zimunga umuntu. Ni ukuvuga ngo cyane cyane indwara turimo twibandaho iri psychosomatic, ni indwara yibanda cyane ku bice by'umubiri umuntu atagira uruhare mu kugenga. Nshobora kuzamura akaboko mbigambiriye, ariko ntabwo mbwira umutima ngo tera, uretse kimwe n'igifu. Ibyo bice akenshi byikoresha utabigizemo uruhare nibyo biba biri mu manegeka y'ubwo burwayi, haba ari icyo igifu, indwara zifata umutima, indwara ubwoko runaka bumwe bwa diyabete, ese ubushobozi bw'umubiri mu kubasha gukora inshingano z'abashakanye, cyangwa se imibonano mpuzabitsina, hari aho bigera uri kumva umuntu ntabwo bigikunda. N'ubuhumekero tujya tubona nk'urubyiruko ameze nk'ufite asima bakayibura. Ni ukuvuga ngo ya stress cyangwa se za mpagarara twise rwicaruhoze, ni ukuvuga ngo akenshi hari uburyo navuga ko ari bubiri. Uburyo bumwe bishobora kuba yuko umuntu yari asanzwe ari mu manegeka, bisa naho ya stress imuroshye mu burwayi, cyangwa se ishobora kuba impamvu ibyo narimvuze, cyangwa se ikarushaho gushyira ibujyahabi. Kandi no mu Banyarwanda, buriya mu Kinyarwanda abantu no mu ruvuze urubyiruko, buriya no mu mvugo bisanzwe barabivuga. Umuntu yakubwiye ati ntunzamurira agasukari, ubundi mu by'ukuri niyo ni siyanse. Iyo ni siyanse yavuze ngo ntunzamurira agasukari, ako gasukari burya karazamuka. None hibaze iyo gahoze kazamuka utagira igihe ngo kamanuke,
ariyo mpamvu tuvuga tuti kwita ku buzima bwo mu mutwe, kwiyitaho, kwivuza. Ni ukuvuga ngo ka gasukari umuntu ashobora kugira gutya arakurakaza buri gihe, uhora ku mpagarara, ni mu kazi cyangwa se ni mu rugo, igihe runaka kanaka wajya kwa muganga bagupima bati isukari iri hejuru, bati dufite impungenge za diyabete, batariko mu rugo wowe muri famiye bimeze bite? Ariko wowe ukavuga ati ariko ko ari isukari bimeze bite? Bihuriye cyangwa se izo ndwara z'umutima kenshi bakubwira bati jya mu rugo uruhuke, ese nta bindi bibazo ufite mu rugo. Ibyo rero ariko bisa na bigari cyane, kubera yuko usibye no mu Rwanda no mu mico myinshi ya Afurika, amarangamutima akenshi nayo bitworohera kuyasohora dukoresheje imvugo zitari z'amarangamutima, aho umuntu ashobora kumva ati hari ibintu bintondagira. Ariko kandi rimwe na rimwe kwa kundi tutabasha kuvuga ibiturimo, amarangamutima yacu uko turemerewe, bigeraho umubiri ukavuga. Umubiri rero ugira indimi nyinshi. Mu ndimi nyinshi zishoboka z'umubiri, iyo umubiri uvuze kubera ko umuntu utabashije kuvuga by'igihe kirekire, imwe navuze ngo ni za mpagarara zabaye akarande, zibira udaca, ziba rwica ruhoze, ariko umuntu umeze uko ntufite uruvugiro. Bya bindi rero ni nk'uko sindi bukoreshe, iyo mugira amahirwe nkabona urugero rwiza rusumbyeho nirwo nari gukoresha, ariko fata iyi akabaro k'abana bahaga, ugiye ushyiramo umwuka, ugashyiramo umwuka mwinshi ugahaga, ushobora kakagera ahapfumuka, ariko ntuzi ngo birapfumukirahe. N'iyi stress muganga yavugaga z'igihe kirekire igera ikaba rwica ruhoze, ishobora kugaragarira, cyangwa se ni kwa kuri navuga nti n'indimi z'umubiri, igihe umuntu utabashije kugeza ngo ugende usohora, ugende ufashwa, ubona bakwitaho, umubiri ukageza uvuga ati ndarambiwe, sinshoboye. Aho rero niho bishobora kugaragarira muri za mpinduka yavuze, muri za mpinduka y'imisemburo y'impagarara. Iyo misemburo y'impagarara by'igihe gito birasanzwe, ubundi n'ubundi ntabwo ubuzima bw'umuntu ari umurongo ugororotse. N'ubundi uhuye n'akabazo mu kanya karakemutse nuko. Ariko ibaze noneho niba ikibazo kije kidahagarara. Natanze urugero rwa ka gasukari, ni ukuvuga ngo noneho imisemburo izamura ya sukari irahora icucira, kubera yuko umuntu ari guhora muri natewe mu buryo bwo kwitabara. Ibi rero muri rusange ni ibintu biri common, bigaragara cyane, ndetse nshimira yuko mwatekereje gufata umwanya wo kugira ngo byitabweho, biganirweho n'abantu babisobanukirwa. Yego, murakoze cyane, turabashimiye. Dukomeza n'ikiganiro cyacu, mwigeze kubikomozaho na Jean Pierre yabikomojeho, kuri bimwe mu bimenyetso mwagiye mugarukaho umuntu ashobora kumva, kugira ngo mu buryo bworoshye udukurikiye abashe kumva ise ibyo bibazo bigaragara bite. Ngira ngo tubonereho no kuganira cyangwa se kwitsa cyane ise ubu burwayi, ibimenyetso bibugaragaza, ndetse by'umwihariko ibimenyetso by'uburwayi bw'umubiri bikunze kugaragara ariko bikomatanyije n'ibyo bibazo by'ubuzima bwo mu mutwe, cyane cyane ni ibihe dukunze kubona umunsi ku wundi, ku buryo umuntu udukurikiye abasha kubyumva. Murakoze. Ntago wavuga ngo ni ibimenyetso ushyira muri iki cyiciro, biterwa nyine n'aho byafatiye nk'uko twahoze tubivuga. Hari ibijyanye n'imikorere y'umubiri, ya misemburo twavugaga, harimo indwara z'umutima.
umuntu agahora yumva ashikagurika, akajya ku muganga w'umutima bagasuzuma bakabona ahangayitse. Hari ukuntu ibimenyetso by'indwara z'umutima haba harimo gushikagurika, ubwoba, yabwira n'umuntu akavuga ati ariko ibyo ni ibimenyetso by'umutima, ariko yajya kwivuza abaganga bakora isuzuma rijyanye nabyo ntibibashe kuboneka. Indwara z'igifu bagakora bya bindi bashyira ibyuma mu gifu, ababara ukabona wapi, n'abaganga bakakubwira bati nta kintu kidasanzwe turimo kubona mu gifu cyawe. Muzi ko wenda iyo umuntu arwaye igifu bagakora ibyo bavuga ati turabona wenda hari igisebe, hari aho ubwoya butakimeze neza bwo mu gifu, ariko icyo gihe bakora ibizamini ntibiba bibone. Hari ububabare bwo buragoye ku bupimo, ariko ububabare ubundi ni nk'ikimenyetso cy'indwara runaka. Buryo muganga kubajije turababara he, abashaka kumva hari uburyo asuzuma akavuga ati niba babara mu rubavu rw'ibumoso wenda ashobora kuba ari iyi nyama yo mu nda, niba babara umutwe reka tumunyuze dusuzume turebe, ariko ibyo byose, ibyo bimenyetso byose bikabura. Ni ukuvuga ngo hari ugusuzuma nyine bisanzwe, umuntu akubaza ibimenyetso kugira ngo yumve indwara, ariko hakabaho n'ibizamini by'inyongera. Ibyo byose rero akenshi iyo ufite kino kibazo biba negatifu. Niyo mpamvu usanga wenda nk'umuntu utabihugukiye akubwira ati ntacyo urwaye, ntacyo ndimo kubona, nta burwayi mbona. Ariko umuntu w'abababara, wenda ari nayo mpamvu nagira ngo ntange n'ubukangurambaga, yaba ari ku bakikije uwo muntu, yaba ari ku baganga basanzwe, ko icyo kintu tugomba kucyitaho, tukumva bwa bubabare koko, ntituvure indwara ahubwo tukavura umuntu uje atugana, ibyo atuzaniye tukagerageza kubyumva. Wenda hari icyo wabajije Jean Pierre nshaka kugarukaho kugira ngo twumve n'impamvu. Akenshi ubu burwayi, wa muhangayiko w'indengakamere ujyana n'ibyabaye muri iki gihugu cyacu. Umuntu yanyuze mu bintu byinshi by'indangakamere, agerageza kurwana nabyo. Burya jenoside n'ingaruka zabyo bifata igihe kirekire. Ntitukajye tuvuga ngo wenda mu myaka 32 ni kera, wabibayemo ni nk'uyu munsi, kandi wenda yagerageje kurwana kugira ngo yubake wenda abo yasigaranye, ariko wa mubiri noneho nyuma ya myaka ushobora kunanirwa. Ariko si n'ibyo, bya bindi by'inyongera, turimo turarwana n'iterambere, turimo turarwana. Ushobora kuba hari aho wari ugeze ukagira gisitaza ugasubira inyuma, ni bya bindi byiyongera nanone. Kuri yatanze urugero rw'umupira, ariko nk'abadamu duteka, ngiye nkunze gutanga urugero rw'inkono ipfundikiye ugakomeza ugacanira, igera aho byanze bikunze ikabira, niyo waba wari washyizeho iki irasandara. Ni ukuvuga n'umubiri wacu ni kumeze, iyo utabonye iki wakira ushobora gusandarira muri ubwo bubabare, cyane ko na ya misemburo nyine ibirimo ikora. Kandi iyo umubiri ukora cyane utaruhuka, ni nk'uko wavuga ngo ufashe imodoka urayigendamo utajya gukoresha vidanje, udakora gute, ntabwo bishoboka. Rero niyo mpamvu ibyo bimenyetso dukwiye kubyitaho. Twaba tubonye nta bundi burwayi tuvuga bya bindi abaganga bemeje ngo bisuzume indwara bikayibona, ukamwoherereza abandi baganga b'imitekerereze kugira ngo babashe byibura gufatanya n'uwo muntu mu rugendo rwo kumenya ngo ese izo mpagarara hari icyo zamukozeho. Hari igihe n'umuntu aba atabizi muri rusange, akavuga ati reka nta kintu kidasanzwe, ariko iyo akoze urwo rugendo
akabasha kuba yabona aho bituruka. Ibi ndabivuga wenda nshaka no kugaruka kuri cya cyiciro cya kabiri nababwiye, umuntu ashobora kugira indwara runaka akikubita hasi ukagira ngo wenda umubiri we ugize ubumuga runaka. Tujya tubibona mu bigo by'amashuri, iyo habaye ikibazo abana bakikubita hasi, iriya bari bya bibazo bafite muri bo mu mutwe no mu mutima no mu marangamutima birimo kugaragarira ku mubiri. Akenshi kera tukiri bato bakavuga ati ni indege, ni iki, ni iby'umuntu yigira. Buriya ubudahangarwa bw'umubiri mu kwihanganira ibintu buba bwarenze, noneho bikagaragara bisohokera mu mubiri. Rero ntitukajye tubikerensa kuko ni ububabare, nubwo ababusuzuma batabufata gutya, ariko kuwo buriho abababara kandi biragaragara kuko n'icyo yakagombye kuba yikorera ngo yiteze imbere cyangwa akorera umuryango ntabwo kiba kiri mu gikorwa. Ya mafaranga arimo agenda atanga hirya no hino yakagombye kumwubaka mu bindi, nawe ntabwo ari we uba ugomba kuyatakaza. Rero dukwiye kubyitaho cyane. Nk'uko Jean Pierre yabivuze, statistique cyangwa imibare ntabwo yoroha, kuko akenshi usanga abaganga bagenda babahererekanya, ukazasanga bake nibo bageze wenda kwa muganga w'indwara zo mu mutwe, aracyari aho, ibintu bimushizeho, umuganga ntarimo kubibona kubera ko atateye iyo ntambwe ngo arebe hirya y'umubiri, arebe ibindi. No mu gusuzuma tugomba gufata umuntu mu buryo bwuzuye kugira ngo tubashe kumufasha. Arakoze cyane. Ngendeye kuri icyo asorejeho ko mu gusuzuma ni byiza ko ufite ikibazo bwa burwayi bw'umubiri ubwo ari bwo bwose akwiye kurebwa mu buryo rusange cyangwa se mu buryo bureba inguni zose, kuko ashobora kuba asiragira yivuza uburwayi bw'umubiri nyamara bufitanye isano n'ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe. Dukomeza n'ikiganiro cyacu, birababaje cyane kuba umuntu ashobora kugira iki kibazo ariko ugasanga asiragira aho hantu hose, ntagire hahandi ashobora no kubona na serivisi z'ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe. Akaba ashobora guhora abwirwa ko arwaye negatifu, wenda se n'ufite ikibazo cyo kugaragaza ibimenyetso nko kwitura hasi, ariko bakabona nta gicura arwaye. Ariko se mu by'ukuri nk'uwo muryango ufite umuntu cyangwa se niba ari ufite cya gifu ahora asiragira batarabonye uburwayi, mu by'ukuri akeneye ko yabona umuntu wamerewe neza cyangwa se na wa wundi ufite ikibazo amerewe neza. Mu by'ukuri turagira ngo abadukurikiye babashe gusobanukirwa bene umuntu ufite ubu burwayi ashobora kuvurwa agakira, yafashirizwa hehe kugira ngo abone bwa buvuzi bwo turi kuvuga bukomatanyije. Yego, urakoze cyane. Ndasobanura bimwe bituma binagenda uko. Kuva no muri siyanse buriya hari ukuntu imyumvire imaze imyaka myinshi cyane birasa naho ariyo dufite ishingiye no yitwa ko ari siyanse. Uvuga ngo ibyo tubonaho umuntu bitumvikana yuko indwara y'umubiri n'izifata imitekerereze zikomatanywa na siyanse. Kera niko byari bimeze, byavugwaga yuko hari umubiri, hari n'ubwonko, mind, imitekerereze n'ibintu bibiri bitandukanye. Uko niko abafilozofe bavugaga bati kuko ntekereza ndiho, bivuga ngo icyo nicyo usabwa gusa. Ariko uko igihe cyagiye gikomeza, siyansi yagiye ikura, bati ntabwo umuntu ari intekerezo gusa, ndetse nta nubwo kimwe gikora ukwacyo, kuko mu itangira muri siyansi za kera zitaga ko ari siyanse,
cyangwa se ubushobozi bwabo bwo gusobanukirwa bwari bw'uko umubiri ukora ukwawo, ukaba iki gihimba kikaba taransiporo y'umutwe. Umutwe akaba ari we w'ingenzi, ukagira ibyawo, n'umubiri ukagira ibyawo. Bivuga ngo kimwe iyo kirwaye nicyo kirwaye nyine, uyirebera mu ndorerwamo z'ikindi. Iyo kimwe kirwaye ni uburwayi bwacyo kivure, n'ikindi nikirwara ukivura ukwacyo. Haracyari ibisigisigi by'iyo myumvire. Ibisigisigi by'iyo myumvire ishobora kugaragarira nuko kumva yuko umuntu arwaye negatifu. Kurwara negatifu ariho bishaka kuvuga ati ntacyo urwaye, akenshi niko umukiriya cyangwa se urwaye ataha yiyumva. Ubwo ubundi ndagera mu rugo namvuge muke, sinjya ku kazi, amashuri arananiye sinjya mu ishuri, kwa muganga nturwaye, sinjya mu murima ngo mpinge nk'abandi, ku kazi akazi karananiye. Urumva igisigaye ni ukuvuga ngo ni uwo gucirwa urubanza, uvuga ati ni ibyo wigiza. Ariko nk'uko muganga yabivugaga, kimwe mu bikenewe no gusobanukirwa duhereye no ku baganga, negatifu cyangwa se no ku badukurikire muri rusange, muganga ibisubizo aba abonye biba bijyanye n'igipimo yakoresheje. Ushobora kujya gupima, ntabwo ushobora kujya gupima ikintu kijyanye urugero n'ikibanza cyawe ngo ujye gukoresha amagarama. Wa munzani ukoresha muri butike ntabwo ushobora kujya kupimisha ubunini bw'ikibanza cyawe. Kimwe nuko mu buzima hari ubwo ushobora gukoresha igipimo kitari cyo, ukabona ibisubizo ukavuga ati yewe nta kintu mbonye, kuko wakoresheje igipimo icyo gipima si cyo kibazo gihari. Ni ukuvuga ngo hari icyo kintu cyo gusobanukirwa yuko muganga si Imana, kubemera Imana niyo avuga ati nishobora byose, izi byose. Muganga afite ibyo yigishijwe azi, akavuga ati iki gipimo ndagipimye, ariko ndi gupima niba urwaye malariya. Niba utarwaye malariya, urwaye ubundi burwayi kandi yapimye yakoresha igipimo cya malariya, ibisubizo ari bubuzane biragaragara yuko utarwaye malariya. Iyo negatifu iravuga ngo nturwaye malariya, ntivuze ngo nturwaye. Aho ngaho niho habaho ikibazo. Uko noneho ukomeje gusiragira kwa muganga, bikageraho bikaba bisa naho bibera n'umutwaro umuryango, cyangwa se wowe ukumva yuko ubereye umutwaro umuryango. Rimwe na rimwe ukavuga ati sinzanasubirayo. Ubushize twagurishije isambu, tugurisha inka, tugurisha inkoko, abana ntibagiye ku ishuri kugira ngo ndebe ko noneho navurwa, sinzasubirayo. Bitangira kumva yuko ikibazo ari wowe. Ahari rimwe na rimwe iyo bimaze n'igihe ushobora gutangira no kugira ikintu cyo kwishidikanya wowe ubwawe. Bose ndi muzima, ubundi ndi muntu cyo utabasha niba abaganga bazi byose basanga ntacyo ndwaye kandi nkaba ntabasha kwikuraho ndi, bimeze bite? Icyo rero icya mbere ni uko ni imikorere yo kwa muganga. Hari kwa muganga hafi mu bigo byinshi by'ibanze, amasantere de sante, ubu hashyizweho abaganga batandukanye barimo ab'ubuzima bwo mu mutwe. Ariko icya mbere navuga ni imikoranire hagati y'abaganga bo ubwabo, kuko akenshi niba uza utaka igifu, yagusuzuma akabura impamvu ifatika y'icyo gifu cyangwa se uwo mutwe cyangwa umugongo, akagusezera cyangwa akakubwira ati jya mu buzima bwo mu mutwe. Hari ubwo bigorana kumva yuko ibyari ubuzima bwo mu nda uhindutse ubuzima bwo mu mutwe. Ariko icya mbere ndagira inama utwumva, emera usanga uwo muganga bakohereje. Hari ubwo bakubwira ukarakara, ndabyumva,
tuya tubibona kenshi rwose, ukamubwira ati nari n'uwo muganga w'ubuzima bw'umubiri amubwira ati jya kuriya wundi wo mu mutwe, bikaba ikibazo akarakara. Ndabwira ati wirakara, gira amatsiko, ugenda ubigerageze. Ariko ikindi nanone ni ugukoma urusyo ugakoma n'ingasire. Hari ubwo muganga niba biterwa n'inshingano nyinshi, yananiwe, ati ubundi wowe urwaye iki, jya hariya bose barakuvura, jya hariya barabo mu mutwe. Ni ukuvuga ngo iyo mikoranire nayo ishobora gutuma umuntu yumva yuko yarambiranye, no kwa muganga bandambiwe. Icyo ngicyo rero hari no kumenya ngo ni gute uwo muganga amuherekeza mu marangamutima, amufasha kubyumva yuko ubu bufasha ukeneye ndagufasha ariko nturiya gufasha. Cyangwa se kabinashoboka yuko ashobora guhamagara muganga mugenzi we, bakaba bashobora kwicarana nk'uko twicaranye uko, bagafatanya ku buryo buri muntu agira uruhare rwe, ndetse akanubaka icyizere kuri wa muganga wundi w'ubuzima bwo mu mutwe n'uyu murwayi, kugira ngo abone yuko hari uko gutahiriza umugozi umwe, abone icyo cyizere kiyubake. Nayo yavuze ati sohoka nakira undi, wowe jya mu buzima bwo mu mutwe, akenshi birangira yigiriye mu rugo. Kwa muganga rero harahari, ariko si n'ibyo gusa, si no kwa muganga gusa, uburyo ubufasha buvura si ibyo binini, si n'uwo muganga gusa. Umuntu agiye avurirwa kwa muganga gusa, ntabwo wavuga uti uyu muntu biroroshye ko akira. Hari no guhindura imyumvire mu muryango, kumva yuko uwo muntu si ibyo yigiza. Ariko nanone hari ibikorwa byo gukoresha uwo mubiri, nk'uko umubiri, ibimenyetso by'ibikomere bigaragariye mu mubiri, n'iby'umubiri nabyo bikaba bigaragarira mu marangamutima. Hari no gukoresha uwo mubiri. Niba ushoboye umubiri ugushoboreye, jya muri siporo, uwo mubiri ugira umwanya wo cyangwa se niba ukunda izi mbyino gakondo, cyangwa se ako kamarshe n'ibinasaba ibintu birebire, fata buri munsi ugende izo metero 300 ku munsi, ubikore buri munsi, ku buryo ntabwo ukoresha ubwo bwonko gusa cyangwa se uwo mutwe mu kuvurwa, ahubwo n'umubiri urawukoresha. Niba ari uwandika, hari abandika ibimurimo, hari abashushanya. Icyo nkubwira ni uko ubwo kwa muganga ni uburyo bufasha kumenya aho ibyawe byasobaniye. Nicyo gikuru kurusha ahandi ibindi navugaga ushobora kugerageza. Bo baragufasha kumenya aho byasobaniye, banaguherekeze mu kubisobanura, ariko nanone banakugira inama uburyo ubufasha bw'abandi nabwo bwaba inkingi zigukomeza. Murakoze cyane. Ngira ngo iyi ngingo hari bizadusaba ko dushaka undi mwanya wimbitse kugira ngo tuyigemo, umwanya utubana muto. Tugana ku musozo, hari byinshi abadukurikiye babashije kungukiramo, ku buryo bumva ko ntekereza ko bizafasha ko abadukurikiye bari buze kujya baha agaciro ibyo bimenyetso mwagiye muvuga, kandi bishobora no kugira impinduka ku badukurikiye cyangwa se n'abamuri hafi. Tugana ku musozo, ni hari ushobora kuba yakurikiye iki kiganiro akumva hari uwe cyangwa nawe afite ibimenyetso by'ubu burwayi, ariko se by'umwihariko mu butumwa bugufi, inama ngiro mwatanga ku babyeyi, abarezi, ndetse n'abanyarwanda bandi bose muri rusange, n'abari muri serivisi z'ubuvuzi muri rusange, mushobora kubaha mu buryo bugufi? Murakoze. Ntabwo byoroshye, ariko wenda icyo tutavuzeho nashaka kugarukaho nk'ubutumwa, ubuzima bwo mu mutwe, ubundi udafite umutwe ntabwo waba wuzuye. Ni ubuzima nk'ubundi. Akenshi usanga no kwivuza no bitagenda neza bihera ku kato gahabwa umuntu uvuze ngo afite ubuzima bwo mu mutwe, noneho n'uwo bohereje muri ya serivisi akavuga ati baranyita umusazi. Rero nta muntu, mwabibonye umuhangayiko, ibibazo umuntu anyuramo ntawe utabinyuramo. Reka twumve ko ubuzima bwo mu mutwe ari ubuzima nk'ubundi, noneho n'ugize ikibazo abashe gufashwa, yafashwa bihereye mu muryango,
Jean Pierre yarabigarutseho gukumira, bivuga ngo niba ufite wa muhangayiko reba uburyo bworoshye ugabanya utaragera kugenda wiyongeraho uwundi uhereye muri ubwo buryo bwa siporo, ibyo wakora, umuryango kukuba hafi, kuganira n'ibindi. Ariko noneho niba n'ikibazo kibaye, twese twumve ko kwivuza nta kibazo kirimo, ahubwo kutivuza nibyo bituma wa muntu aremba. Akato rero yaba ari mu muryango mugari, yaba ari mu buryo bwo kwa muganga, ubundi abasaba gukorana bya hafi, kuko iyo abaganga bakoranye baruzuzanya, bya bipimo umwe atabonye undi akaba afite ibindi apimisha, ku buryo ya ndwara iboneka wa muntu tukamwitaho. Numva wenda ari ubwo butumwa natanga. Arakoze cyane. Arakoze. Kuva kera dushishikarizwa ati ufite ikarita yivuza nturembere mu rugo. Kera byaragoranaga igihe tutagiraga ubwishingizi butuma tujya kwivuza ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Ubu ngubu aho hagiriyeho ubuvuzi bw'ubuzima bwo mu mutwe mu bigo nderabuzima, kimwe n'uko utarembera mu rugo urwaye malariya, ntunarembere mu rugo ufite ibindi bimenyetso bishobora kuba bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Ubu kwa muganga hari abashobora kukwakira bakagufasha, kandi ubwo bufasha bugomba guturuka impande zose. Kwa muganga ni inkingi, ni wo muyobozi utuyobora batwereka ibikwiye gukorwa, ariko n'uruhare rw'umuryango, uruhare rw'abo mukorana, uruhare rw'abo mwigana, nk'uko muganga yarabivuze, kwirinda akato, ahubwo tugaherekeza umuntu muri urwo rugendo rwo gukira. Murakoze cyane. Dusoza ikiganiro cyacu, reka dushimire abatumirwa bacu. Bwana Jean Pierre, mwakoze kubana natwe mu kiganiro. Madame Claire, mwakoze kubana natwe mu kiganiro. Mwakoze ku ngingo nziza ikeneye kwitabwaho. Ikiganiro cy'uyu munsi tugeze ku musozo. Ni ikiganiro Baho Neza twite ku buzima bwo mu mutwe, bugezwaho n'umuryango wa Vega Gahozo ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima binyujije mu kigo cyayo cy'ubuzima RBC ndetse n'umuryango Imbuto Foundation. Ukomeze gukurikirana ibiganiro byacu.